Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Giye kubereka uko wakora kawunga keza gatetse mu buryo buri special kandi karyoshye cyane. Wowe utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe mwiza wo gukora subscribe. Urabuduteye inkunga ikomeye cyane kugira ngo yica nikomeze zamuke, dukomeze tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye bya Hospitality ndetse no guteka neza. Ikintu cya mbere urakenera ni ifu y'ibigori cyangwa se bakunze kwita kawunga. Urakenera bata. Iyi bata turaza kuyikoresha, uraza kubona uko turi buyikoreshe. Hanyuma dukenera amavuta asanzwe, dukenera umunyu, dukenera igitunguru cy'umutuku gikase neza muri cube, dukenera n'ikindi gitunguru cy'ibibabi gikase neza kugira ngo kize gushyira ibara muri kawunga bitume isa neza. Ushyushya amazi abire. Namara kubira ufate ishyiga ryawe uricane, numara kuricana ushyireho isafuriya ugiye gusongeramo akawunga, nurangiza ufate amavuta yayandi y'ubuto twabonye cyangwa se vegetable oil, uyashyire mu isafuriya mu gihe atarashya cyane, ushyiremo cya gitunguru cy'umutuku. Ugikarange neza, igitunguru cy'umutuku gishye. Nikimara gushya kitari cyashirira, buri gihe ujye wirinda gushiriza ya mazi yawe. Abize neza uyasukemo muri ya mavuta n'igitunguru. Urabona ko igitunguru gisa neza, ntago cyashiriye kandi kirahiye. Nurangiza ufate spatula ukoroge. Hanyuma numara gukoroga ufate na cya gitunguru cy'ibibabi bita chives, ugishyiremo kugira ngo gishyire mu ibara. Ushyiremo n'umunyu. Numara gushyiramo umunyu wumve ko umunyu ukoze amazi n'umunyu biri kumacinga neza. Wirinde gukoresha umunyu mwinshi, wirinde no gukoresha umunyu muke. Hanyuma umunyu, amavuta n'amazi n'ibitunguru ubikoroge byivange neza. Nibimara kwivanga neza, urafata whisky cyangwa se umutozo uwutegure. Numara kuwutegura n'uwo tugiye gukoresha turi gukoroga kawunga yacu. Urafata ya kawunga uyishyiremo, ufate n'umutozo muri ya mazi ari kubira arimo n'amavuta n'igitunguru. Hanyuma nurangiza ukoroge n'umutozo. Impamvu dukoresha umutozo aha ngaha ni ukugira ngo hatazamo ibibumbe cyangwa se ibyo bita grimo cyangwa laps. Ukoroge neza binoge, ubone ko nta bibumbe byagiye bizamo. Numara kubona kawunga yawe imeze neza, yivanze neza, nta bibumbe birimo, urabona ko kawunga igomba kuba yoroshye, ntago ari nka ya yindi ikomeye ushobora gufata ugatera umuntu ukaba yamukomeretsa. Iriya uretse no kuba yagukomeretsa, ikomeretsa no mu gifu, ugasanga niho abantu bari kuvana indwara z'igifu. Mujye murya ibintu byoroshye biri smooth, bizatuma igifu cyanyu kimera neza, cyere kugira ibibazo. Ujye ugenda upfundikira. Nurangiza ahangaha akazi ka whisky cyangwa se umutozo kararangiye. Noneho ufate umwuko w'igiti niwo mwiza, hanyuma uteka kawunga bisanzwe. Ujye ugenda ukoroga upfundikira, ukoroga upfundikira. Impamvu ugenda ukoroga ni ukugira ngo kadafata mu ndiba. Ahangaha tugeze mbibuke ko ni ngombwa kugabanya umuriro, ugakorera ku muriro mukeya. Hari abantu bateka ugasanga umuriro yatangiranye ni wakomeje gutekeraho. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. Iyo ubonye ibyo kurya bigeze hagati, n'ibyo kurya ibyo ari byo byose bigeze hagati byenda gushya, ugabanya umuriro kugira ngo bidashirira, bishye byitonze. Naho bitabaye ibyo bishya igituri bigashya bidahiye, ni nko kubyirukansa. Hanyuma ujye ugenda nanone ukoroga nyuma y'iminota 5 upfundikiye, ukoroge ugenda upfundikira. Urabona ko hano agahunga kacu karoroshye, kari karafuri, gafite amabara, cya gitunguru cyasize mu ibara. Urabona gasa neza. Uretse n'ibara gusa harimo n'impumuro y'igitunguru.
hanyuma ujye ugenda upfundikira ugeza akawunga gahiye, ugateke byibura iminota 30. Iminota 30 nishira uri kujya ugateka upfundikira karaba kahiye, ukavaneho ufate tray irambuye cyangwa se ipurato, wafata n'isiniya irambuye, ushyireho ka kawunga kawe gahiye neza, ukarambure ukoresheje spatula. Ufate spatula ukarure neza, nurangiza ukarambure neza muri ya sahani cyangwa se ipurato cyangwa se tray. Numara kukarambura neza, umaze kukarambura kugira ngo uze kubona uko ugakata. Hano mbibutse yuko kukarambura gutya ni ukugira ngo tuze kubona uko tuza kugakata neza, nk'uko twabonye ko gakase mu buryo buri cube cyangwa se ugakata mu buryo buri rectangle. Hano urabona ko tumaze kukarambura neza. Hanyuma urafata cling film. Cling film ni ka gashashi bakunze gukoresha mu gikoni, ushyireho hejuru kugira ngo hejuru hatumagara, ugasanga kawunga yazanye ikoti, ikintu cy'igihu gikomeye inyuma. Buriya kawunga yikubiswe na oxygene iri guhora, utasizeho agashashi hejuru, bituma yumagara. Yamara kumagara ukumva isa nkaho ifite ikindi gihu gikomeye. Ahangaha rero ushyiraho kano gashashi ukakegerezaho, ntabwo ugashyiraho ngo kagume hejuru, wegerezaho kakaryamaho kuri kawunga. Warangiza ugashyira ahantu ukayireka nk'iminota 20 ikabanza ikegeranigaho igasa nk'ihora. Warangiza imaze kwegerana neza, umaze kubona imeze neza, ukaza kuyifata ukayishyira kuri cutting board ukayikata. Urabona ko kano kawunga karahiye. Udashaka ibintu biri crunch cyangwa se biri crispy, wakarya gutya kameza, hakageze kararyoshye kameze neza. Aha kageze kararyoshye kameze neza, kari guhumura, karimo igitunguru, karoroshye, very delicious. Mbibutse ko iyi ari Hospitality TV, nge akaba ari Chef Teacher. Abatarakora subscribe, please mukore subscribe kugira ngo mugumane natwe, ubundi dukomeze kwiga guteka kinyamwuga ndetse n'andi makuru yose ajyanye na hospitality. Ahangaha kamaze gukomera, urakuraho iriya shashi. Numara kuyikuraho ufate cutting board dukatiraho ibintu bihiye, hanyuma wubikeho ya tray, akawunga kave muri tray kajye kuri cutting board. Katurebe ukuntu karaba kameze neza ahangaha. Ahangaha urabona ko kameze neza, kamaze gukomera, kameze bien. Igisigaye ahangaha urafata icyuma nurangiza ucyambike cling film. Impamvu iki cyuma tucyambitse aka gashashi ni ukugira ngo kawunga itaza gufata ku cyuma. Nurangiza utriminge ibyo ku ruhande, uvaneho ibyo ku ruhande kugira ngo akawunga kawe kabe gafite impande enye zingana. Turiyo utriminze ntabwo uratujugunya, naturaza kudukoresha uturye bisanzwe. Ariko kubera ko tugiye gufurayinga iyi kawunga, biba bisaba ko dufurayinga kawunga iringaniye, ikase mu buryo buri aesthetique, mu buryo udukube turabatungana dufite size imeze kimwe kugira ngo tube dusa neza ku isahani. Nababwiye ko ikintu cyose amaso ari yatangira kurya, ibintu bisa neza bikaba bimeze neza, bitera apeti, umuntu akarya afite apeti, yumva afite ubushake bwo kurya. Nurangiza ukate mu buryo buri, katemo utuntu tumeze nk'utubar, hanyuma nurangiza ukatemo udukube cyangwa se utuntu turi rectangle. Hanyuma ufata ipanu yawe wateguye neza, nurangiza ukoresha ya bata twabonye turi gutangira,
tugeze ku mwanya wo kuyikoresha. Urayifata bari ukoresha, ahangaha wirinde yuko bata ishya cyane, wirinde ko bata ishya cyane kuko yihiye cyane iracumba ikaza gutuma ibyo ugiye guteka bigira impumuro mbi aho kugira ngo bigire impumuro nziza, ugasanga ibara ntago ribaye golden ahubwo bibaye dark, bibaye umukara. Ushyiremo ya kawunga bitari byashya cyane ngo amavuta yawe acumbe. Ushyiremo kawunga ugabanye umuriro, utekere ku muriro uringaniye. Ubundi kawunga yawe uyicunge neza, nubona ifite ibara riri golden brown uraza kuyihindura. Iyi ni Hospitality TV, turabasaba gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane muri amuduhaye kugira ngo channel yacu ikomeze kugenda ikura. Kugira ngo channel ikure nuko ureba video ugakora subscribe ndetse ukayilikinga. Iyo urebye video ukayilikinga ugakora kuri like, ugakora kuri share ndetse ukatubwira nuko wabibonye muri comment. Ushobora kutubwira ati hano wari kubigenza gutya, hano wari kuimprovinga mwibi ni, tukabikora tugafatanya kugira ngo duteke neza, turye neza, tugire ubuzima bwiza. Hariya urakomeza uteke utari wahindura, uruhande rwo hasi rubanze rube golden brown, manze bifata irangi niko nabyita. Katurebe ko byafashe irangi ahangaha. Ntago birafata irangi, ntago birafata irangi. Hano urabona ko byafashe irangi, biri golden brown. Golden brown ni ukuvuga ngo abari ibara risa neza ridashiriye nk'uko nguko uri kubireba. Ahangaha nibwo akawunga kaba karyoshye gafite impumuro nziza, bata yamaze kwinjiramo neza, ubona bisa neza kandi wabirya ukumva bifite icyanga, biraryoshye bimeze neza. Aka kawunga kaba karyoshye cyane, uzagateke mu rugo ukarye ukagaburira umuryango, nurangiza kugateka kandi ushobora kukarisha ibishyimbo, ushobora kukarisha inyama, ushobora kukarisha isombe, ushobora kukarisha isosi yose wabona, akawunga ijyana nako. Urabona ko hano bisa neza. Hanyuma ureke n'urundi ruhande nago rufata ibara rube golden brown. Nurangiza ufate isahani yawe nziza wateguye ukarurireho, karambikeho neza. Urabona ko na akawunga gasa neza cyane, no kukareba byonyine ku jisho bituma wumva ufite apeti yo kurya akawunga nkaka. Aka kawunga mbibutse ko ushobora nanone kugakoresha nka snacks. Iyo tuvuze snacks ni utuntu ushobora gufata nko kuri tea break ukatunywesha icyayi. Aka kawunga wakanywesha icyayi, teka African tea unyweshe kano kawunga wirebe, karaba karyoshye, very very delicious. Urabona kameze neza. Please turabasaba kora subscribe ndetse no kurayikinga iyi video, kuyisharinga, abantu benshi bakamenya guteka neza, apana kujya muhora muteka ibintu bimwe. Nibutse ko kandi kawunga ushobora kuyiteka mu mazi yashyushye, kandi ukaba wanayiteka mu mazi akonje, ugatangira nk'uko bateka igikoma, ugakoroga mu mazi akonje, ukayikora nk'igikoma. Uko igenda amazi ashyuha ukomeza ukoroga, mwene iyo kawunga nayo ibiryoshye kandi yoroshye, nta nubwo ishobora gushirira. Babandi muteka kawunga igashirira, ugasanga isafiriya ugiye kuyikuba indiba yendaga kuvamo, ubwo ntago ari uburyo bwiza bwo guteka kawunga. Teka kawunga ibe yoroshye kandi kawunga yawe ibe itashirira, itarimo impumuro y'ubushirire. Iyo kawunga ije mu impumuro y'ubushirire wumva bitameze neza. Ahangaha urafata isahani yawe ugiye kwaruriraho, upangeho kawunga yawe neza. Ushobora kuyipangamo hagati kuriya, warangiza ugashyiraho
imboga wateganyije zo kurisha ya kawunga. Wakoze stew y'inyama aka kawunga kaba karyoshye. Wakoze sauce y'ifi iyi kawunga yabiryoshye. Wakoze inkoko iyi kawunga yabiryoshye cyane. Aha ngaha ngewe ntabwo nashatse gukoresha amasosi, nashatse karya kameze kuriya, nkakarisha imboga, nkakarisha n'inyama z'inka zikaranze zitagira isosi, hanyuma nkakarisha n'ibishyimbo. Ntabwo nashatse kurya amasosi. Fata ibishyimbo byawe ushyiremo utuboga, ukata udutunguru neza, ukate itomati neza, za puwavuru zikate neza, ubundi warura akawunga kawe kuriya wumve uburyohe. Nurangiza uganishinge hejuru n'utwatsi dukase neza, ubundi muryoherwe. Iyi yari Hospitality TV, nge nari Chef Teacher. Naho muri video y'ubutaha mutwereke urukundo mukora subscribe, like, comment and share. Ciao ciao, naho muri video ikurikira.